Sashimwe nshuti zanjye ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bose bankurikirana ku Mpuhwe z'Imana TV, muraho amakuru yanyu, nejejwe n'Imana kongera kubana namwe. Abadukurikirana mwese muri ab'agaciro, turabakunda, turababona ko mudukurikirana, komenti, mugakora like, mugakora subscribe. Mana yanjye, Imana y'amahoro ibampera umugisha, muri ab'agaciro pe, ndabakunda cyane cyane cyane. Nkuzaniye rero ijambo ry'Imana kuko urabizi iyi cano inshuro nyinshi itangirwaho ibiganiro by'ijambo ry'Imana. Ni ibiganiro by'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana iyo riri muri wowe urakomera. Ijambo ry'Imana iyo urifite uba ufite ubutsinzi. Ijambo ry'Imana iyo riri muri wowe nta bikunyeganyeza. Ndakwinginze jya ufata byibura mu minsi yawe, waba uri mu kazi, ahantu hose uri kwa muganga, uri mu rugo iwawe, ufate byibura nk'iminota 30 usome ijambo ry'Imana. Uzi ko ijambo ry'Imana iyo urisomye, iyo wari urushye uraruhuka. Ijambo ry'Imana iyo urisomye wumvaga udatuje uratuza. Reka rero tuganire kuri ijambo ry'Imana riri muri Zaburi y'125. Zaburi y'125. Turasoma umurongo waho umwe. Zaburi y'125 turi busome umurongo waho umwe. Haranditse ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Ngo ni ukuri nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be, uhereye none ukageza iteka ryose. Imana ishimwe. Iri jambo riratubwiye ngo nk'uko Uwiteka agose i Yerusalemu, niko agose abantu be. Ngo uhereye none, ariko ndanezerewe, haleluya, uhereye none ukageza iteka ryose. Uhereye uyu munsi, uhereye iyi saha, uhereye aka kanya tuganiriyeho iri jambo, Uwiteka niko akugose. Waba urwaye, waba ushonje, waba wabuze aho kuba, waba wabuze icyerekezo, imiryango yakuvuyeho, uri mu bitaro, wabuze ukugaburira, wabuze ukugemurira, wabuze uguhindukiza, wabuze ibintu byose byanze ku buzima bwawe. Ariko wibuke ko ijambo rikubwiye ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, haleluya, niko Uwiteka agose abantu be. Umuntu w'Imana, icyaremwe cy'Imana, umuntu waremwe mu ishusho y'Imana, iteka ryose. Reka nkubwire, Imana iramukunda, Imana iramwemera. Nubwo rimwe na rimwe twebwe dutana tukava mu byizerwa, tukareka Imana, tukitotombera Imana, tukumva ko Imana itabaho, tukumva ko Imana idashoboye, ariko ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi butavangiye. Kuko Uwiteka agose imisozi ya Yerusalemu, niko agose abantu be, niko akureberera, niko ijisho rye ritakuvaho, niko ibuka nawe, ibuka cya gihe uburyo wari umezemo, ibuka cya gihe urwaye, ibuka wa munsi wifuje n'urupfu ukarubura. Uzi ko ari igihe twifuza n'urupfu ntiturubone se? Ariko uko Uwiteka agose i Yerusalemu, niko agose abantu be, ngo uhereye none ukageza iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana muri Yesaya
50:7 naho hajya hanezeza. Uyu murongo uranezeza, haravuga ngo kuko umwami Imana izantabara. Ndanezerewe cyane kuko umwami Imana izantabara, ngo nicyo gituma ntazamwara. Reka nkubwire, wumvaga ikimwaro kikwegereye, wumvaga ikimwaro kiri hafi yawe, wumvaga byanze, wumvaga udafite naho kunyura, wumvaga ibintu byagukomeranye, ariko kuko Imana ariyo izagutabara, amen, ntabwo uzamwara, ntabwo uzamwara. Reka nkubwire, iyi Mana niyo kwizerwa. Turi abagabo bo guhamya imbaraga z'Imana. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe. Twararwaye tugera muri koma, aho umugabo wawe atagusanga ngo agukure, aho umwana wawe atagusanga ngo agukure, aho nyoko wakubyaye atagusanga ngo agukure, aho so atagusanga ngo agukure, inshuti yawe magara aho itagusanga ngo igukure. Ese reka nkubwire, ubundi hari umuntu waba inshuti yawe kurusha umwana wabyaye? Hari n'umuntu waba inshuti yawe kurusha uwo mwashakanye? Yesu ashimwe cyane. Ariko hari ka runaka umuntu ageramo, abo bose bakaba batakigufiteho uburenganzira. Imana ishimwe. Ariko ijambo riratubwira ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara. Haleluya. Ndumva nezerewe n'Imana mu mutima wanjye kuko umwami Imana. Hari indirimbo iginezeza zivuga ngo abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yanjye kuko urabikwiriye. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka nkubwire, kuko umwami Imana aba ari izadutabara. Twagiye twiringira abantu bakaduhemukira, twagiye twiringira, ukajya umuntu ukaganira n'umuntu mugahana gahunda, ejo akaguhemukira, ejo akakwereka ko mutanaziranye, ejo akakwereka ko mutigeze mumenyana. Ariko iyo wiringiye Imana, ukiringira Imana ko ari izagutabara, ukiringira Imana ko ari izagukura muri icyo kibazo, ukiringira Imana ko ari izagukiza, oh la mene drasire glory. Reka nkubwire, Imana ni nziza, Imana ni nziza. Nabibabwiye, njye nigeze gukora accident, njya nkora impanuka ikomeye, ncika umutsi wa hano mu mutwe, mu misoso hano uracika. Bankuye aho nakoreye impanuka, bazi ko byarangiye, mara iminsi 3 muri koma. Haleluya. Mu rugo iwanjye bari bazi ko napfuye, ntakiriho. Ariko Uwiteka kuko yaramfiteho umugambi muremure. Imana ishimwe. Humura nshuti yanjye, humura mwene data, Imana igufiteho umugambi muremure. Ntacyo uzaba, nubwo ubabaye, nubwo ubona bikomeye, nubwo ubona nta nzira, ariko ijambo rivuga ngo ni umwami Imana izadutabara. Nanone twagaruka muri Zaburi kutubwira ngo uko Uwiteka agose Yerusalemu, niko agose iki? Abantu be. Haleluya. Uko imisozi igose Yerusalemu, niko Imana yacu itugose, niko Imana yacu iri kumwe natwe. Mutewe ubwoba n'iki? Muhangayikishijwe n'iki? Ese buriya reka nkubaze aka kabazo nsubize. Haleluya. Ubu ngubu ibintu byose bigiye biberaho kutwigisha. Ugiye Rusororo kuva saa 9 za mu gitondo kugeza izindi saa 9 z'ijoro haba habukinze. Imana ishimwe cyane. Wowe wahereye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka 2024 ukaba ugejeje kuri iyi tariki ugihumeka, niki wahaye Imana? Ni ikihe kintu wahaye Imana? Ni izihe mbaraga wakoresheje? Uzi abantu beza bapfuye, uzi abagabo beza bagiye, uzi abagore beza bagiye,
uzi abakobwa beza, abana batoya bakirangiza za kaminuza, bakirangiza za metirize, bagapfa bakagenda, abana bato b'impinja baragiye, wowe warasigaye. Igihe usigaranye uri kugikoresha ute? Igihe usigaranye uri kukigendamo ute? Igihe urimo ese uri kwibuka byibura guha Imana agaciro? Uri kwibuka byibura gushima Imana? Uri kwibuka byibura kuvuga ngo Imana ihabwe icyubahiro? Hola mene dry sire glory. Reka nkubwire, Imana ni nziza, Imana ni umubyeyi, Imana irakugose. Nubwo ubona abantu bakuvuyeho, ariko hari umuntu umwe wagusigayeho, ni Imana yagusigayeho. Ni Imana iri kumwe nawe, ni Imana igukunda. Nikomeze nkunda kuvuga Imana nk'umuntu narayibonye, ntabwo Imana mvuga nayibonye ku bandi, njyewe ubwanjye narayiboneye. Amen. Kuko hari ibintu nagiye nyuramo bikomeye cyane, ariko nabitambukanyemo n'Imana. Reka nkubwire, wowe uri kuvuga ngo Imana ntabwo ishoboye, wowe uri kuvuga ngo Imana yarakuretse, ahubwo ni wowe udashoboye. Imana itugire neza, ahubwo ni wowe udashoboye. Ni ukuvuga ngo dufite abantu uyu munsi abarimo gusenga, yava gusenga akigira mu kabari akinywera akayoga. Tujya duhura n'abo bantu. Uyu munsi abari gusenga yagera mu rugo, ibyo yasenze byose n'ijambo ry'Imana akabisigaho yari yicaye. Yagera mu rugo, yaba ari umugabo, abana bose bagahunga bakahungira mu byumba. Ese Imana ko idakorana na bene abantu bameze gutyo? Umutima wawe, Imana ikunda umutima uciye bugufi, Imana ikunda abantu bafite urukundo, Imana ikunda abantu bashyize hamwe. Ntabwo Imana yigeze inanirwa kugutabara. Kugutabara se bisaba iki ku Mana? Ni ibintu byoroshye, mbese ni nko guhumbya ugahumbura, ni nko guhumiriza ukongera ukareba. Niko Imana ikora, niko Imana yacu itwegereye, niko ibyadusezeranije bitwegereye. Ariko se ntabwo iri bugusange muri wa mutima mubi w'ishyari ngo iguhe igisubizo cyawe. Ntabwo iri bugusange muri wa mutima mubi w'amacakubiri ngo iguhe igisubizo cyawe. Ntabwo iri bugusange muri wa mutima mubi wo kumva ufite inzangano mu mitima yawe ngo iguhe igisubizo cyawe. Ni ukuvuga ngo Imana iha igisubizo umuntu uhora ayitegereje, kandi akayitegereza akiranuka. Dukeneye abarokore b'intangarugero, dukeneye abarokore uzagenda no mu isoko bakamenya ko uri umurokore. Wahura na telefone y'umuntu iguye hasi ukayiterura ukirukanka ujya kuyimuha. Siko bimeze. Imana y'amahoro ibaha umugisha, Imana y'amahoro ibagirire neza, Imana y'amahoro ibiteho, Imana y'amahoro ibarwanirire, Imana y'amahoro ibambike imbaraga. Mwe mwari mubuze imbaraga, mwe mwari mubuze ibyiringiro, mwe mwari mubuze uko mubigenza. Uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka Imana akugose aho uri hose, inzira urimo zose, ibibazo urimo byose, uburwayi urimo, kwangwa n'imiryango, intambara z'abadayimoni zihora zigutesha umutwe uhora urara ijoro. Mva ibyo byose Yesu arabishoboye. Uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka nawe akugose. Kandi Uwiteka niba akugose, ntaho umubisha azava kugira ngo aze kukugirira nabi. Imana Data wa twese yo mu ijuru ibagote, Imana y'amahoro igendane namwe, Imana Nyiringabo ibaha umugisha, Imana nkorera ibiteho, Imana Data ibanezeze, inezeze imitima yanyu ahantu hose muri. Reka nkubwire, ufite agahinda ntiwabuze ibyo urya, ntiwabuze ibyo wambara, ntiwabuze aho kuba, ntiwabuze n'ikintu na kimwe, yewe nta kintu na kimwe ubuze, ariko ufite umubabaro wo mu mutima wabuze umuntu wakumara umubabaro.
uzi ko Imana ariyo imara umubabaro se? Imana niyo imara umubabaro, Imana niyo itanga amahoro, Imana niyo itanga amahoro. Nta soko ribaho ricuruza amahoro, ntaryo. Amahoro yo mu mutima wawe ni Imana iri buyaguye. Kwifurije kugira amahoro y'Imana. Uku kwezi kwa 12 gusoza umwaka wa 2024, kwifurije gusohoka mu kibazo urimo, kwifurije gusohoka mu marira urimo, kwifurije gusohoka muri ako kazitiro kari kakugose, kari kakubujije amahoro. Imana ikagusohoremo mu izina rya Yesu. 2025 ukubera umwaka wawe wo kwakira, ukubera umwaka wawe w'amashimwe, ukubera umwaka ugusunikira mu kubaha Imana cyane, ukubera umwaka wo kumva ufite inyota cyane yo gushaka mu maso y'Imana. Imana Data twese ibantera umugisha. Reka tubasengere Imana mu izina rya Yesu. Mana ishobora byose, Mana nyiringabo, Mana yo kwizerwa, Mana yo kwiringirwa, Mana y'ubutware kandi Mana y'ubushobozi, ndagushimye kubwira ijambo nyakubahwa Imana yanjye. Nunyemerere umuntu wese uri bwumve ko uko Uwiteka imisozi igose Yerusalemu ariko Uwiteka agose abantu be. Nyemerera umuntu wese ava akagera yumve ko ari mu biganza byawe. Umuntu wese ava akagera wihebye, urwaye, ubabaye, abantu batandukanye, abari mu bitaro, abari mu mazu y'imbohe, abari hirya no hino, nyaguhora ku ngoma, Imana ishobora byose. Nzi yuko uri Imana itagira umupaka, nta hantu na hamwe utagera, ugera hose. Igihugu cyacu kirimo Afurika yose, Amerika n'Uburayi, abantu bose bari bunkurikire kuri YouTube channel. Mu izina rya Yesu Kristo nyiringabo Imana, ndaguhendahenze ngo ubohore imitima yabo, ndaguhendahenze ngo ubagirire neza, ndaguhendahenze ngo ubabere Imana, ndaguhendahenze ngo ubabere ibyiringiro. Nomene talabone shayini, mu izina rya Yesu. Uyu mwaka tugiye kwinjiramo ubu mwaka w'umunezero, ubu mwaka w'ibyishimo, ubu mwaka wo kuva ku gisasiro. Iyo ndwara urwaye imyaka n'imyaka, ufite amasezerano yo gukira ariko ntabwo urakira, ariko mu ijuru hari Imana ishobora kugukiza. Mu ijuru hari Imana ikorana nyuma ya zero. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Mana ishobora byose, Mana y'amahoro, rota la bene draisire. Reka uku kwezi kwa 12 kuba ukwezi gufungura amashimwe y'ubwoko bwawe, kuba ukwezi gufungura imiryango yari ifunze uyifungure mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka imbaraga zawe n'ubuntu bwawe bikora imirimo ikomeye kuba wahamagaye, kuba watoranyije. Ndasengera abantu bafite ibibazo bitandukanye mu izina rya Yesu. Ndasengera urubyiruko rwacu, ndasengera abamama, ndasengera abapapa, ndasengera imfubyi, ndasengera abapfakazi, ndasengera abashomeri, ndasengera abacuruzi bacuruza ariko nyamara bakona nta terambere. Abo bose ndabakweretse mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Rala bone tala mene drai rotekere bone shayini rila waya biki tala biniwa. Reka imbaraga zawe zigaragare mu izina rya Yesu Kristo. Reka ukure abantu bawe mu rungabangabo, bamenye kuri Imana iri kumwe nabo. Reka urengere ubwoko bwawe bugutakira ku manywa na nijoro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Waravuze ngo umukiranutsi ramone drai, ngo naho yagwa ntazarambarara. Hari abantu bacitse intege, hari abantu basubiye inyuma, hari abantu babona ibyabo byararangiye, hari abantu babona nta herezo ry'ubuzima bwabo, ariko nyamara niwe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwabo. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndakwinginze Mwami Imana yanjye, Mana ishobora byose, reka witamurure, reka wiheshe icyubahiro, reka ugire neza ubwoko bwawe, reka ugire neza abababaye, reka ugire neza ababuze aho kuba, reka ugire neza abashomeri, reka utange urubyaro ku babuze urubyaro. Mana, kuri urubyaro biraryana, kuba udafite umwana biraryana, ariko
ndakwinginze kugira ngo utange urubyaro mu izina rya Yesu Kristo. Ndabizi kubikora, ndabizi kubishoboye. Hari igitangaza wakora uriya mu mama w'umukongomani, hari we baramubaze bamukuramo demene sharabini indi byara, ariko uri Imana yavuganye nawe ngo umuhaye umwana. Abantu bakavuga bati uyu muhanuzi yasaze, ese umwana azava he ko nta matirisi akigira? Ariko wamuhaye umwana, turabibona. Uri Imana itanga abana. Ndakwinginze mwami wanjye, birababaje iyo umuntu agiye kureba umuntu wabuze umwana, usanga bavuga ngo ugiye kungumba ngo kuri wa mugore utabyara. Reka iryo zina ryibagirane kuri aba babyeyi mu izina rya Yesu. Ubahe kubyara, ubahe guheka, ubahe amahoro, ubanezeze. Lamene sharabini dry rotaya wide sayini mora. Reka ugendagende ku barwayi bari Butaro, reka ugendagende Sashka, reka ugendagende Faisal, reka ugendagende Kanombe, reka ugendagende mu izina rya Yesu Kristo Nyiringabo Imana. Reka witamurure, reka witamurure kugira abantu bawe neza, ubiyereke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Tuzi kuri Imana yumva gusenga, tuzi kuri Imana ishobora byose, tuzi kuri Imana ijya yitamurura byakomeye, tuzi kuri Imana ijya yongera andi mahirwe, tuzi kuri Imana ijya yongera imyaka yo kubaho mu izina rya Yesu. Ezekiya wamutumyeho umuhanuzi Yesaya, uramubwira ngo genda umubwire arage iby'inzu ye kuko indwara arwaye itazakira. Ariko ngo aragenda amaze kubimubwira, Hezekiya yumvise ayo magambo, warahindukira ku buriri bwe areba ivure, warakubwira ngo wibuke ko nagenderaga mu nzira itunganye mu izina rya Yesu Kristo. Ngo arakuririra, aragutakambira ngo nakoraga ibyo ukunda, ibyo ushima, ibyo wubaha. Hura la bene talabonia, ngo urangije uri mu gihugu cyo mu ijuru. Ngo wumva gusenga kwa Hezekiya, urongera uhamagara umuhanuzi Yesaya, uramubwira ngo ijwi rya Hezekiya ringezeho. Haleluya! Ngo subirayo, 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 umubwire ko demene shayimo numvise gusenga kwe, iyo ndwara arwaye nyimukijije, ndetse muhanye umugisha n'abanyagihugu ari kumwe nabo. Uri Imana ijya yongera iminsi yo kubaho, uri Imana ijya ikuraho urupfu tukabibona, uri Imana ijya igarura ubuzima bwarangiye tukabibona, uri Imana yazuye Lazaro amaze iminsi ine mu gituro, uri Imana ifite imbaraga. Haleluya! Uri Imana itagira ikiyinanira, uri Imana ireba aho tutareba, uri Imana ikora ibyo tutakora, uri Imana ihindura amateka, uri Imana inyuranye ibihe. Rila mene talabone sharabiniwa, ndaguhendahenze ngugira abantu utabara, ngira abantu urengera, ugira abantu uremera amashimwe, ugira abantu unezeza imitima yabo, ugira abantu womora ibikomere biri mu mitima yabo. Hari ibikomere bitajya bipfa komorwa n'umuntu uwo ari we wese uretse wowe Imana ishobora byose. Ni wowe ubasha komora, ni wowe ubasha kurema ibitariho bikabaho, ni wowe ubasha gukora ibyo abantu batabasha gukora. Ndagushimiye Kristo, ndagushimiye Mwami, nzi ko wumvise kandi nzi ko ukoze, kandi nzi ko ukoze. Hole mene talaboneho lezemeke talabini dry. Ndagushimiye Kristo, ndagushimiye Mana ishobora byose, ndagushimiye Mwami w'abami, ndagushimiye Nyiringabo Imana. Guhaye icyubahiro kubw'ineza yawe n'ubuntu bwawe, kubwo kumva gusenga kwacu no kuniha kwacu ukaburengera ubwoko bwawe. Mbisabye nizeye ineza yawe n'ubuntu bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen, 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 amen.